shampiyona. Murakoze nawe ndagira ngo mbashimire kuri uyu mwanya muduhaye kuko tuzi imbaraga z'itangazamakuru iyo zikoze neza zihindura ibintu byinshi bikaba byiza, n'iyo zikoze nabi zigira ibyo zangiza, ariko turashimira RBA n'itangazamakuru muri rusange uruhare bagira, by'umwihariko kuri Rayon Sport, ekipe y'abanyarwanda benshi baba bakeneye kumenya amakuru ari mu muryango wabo, muri ekipe yabo, by'umwihariko igikorwa gikuru muri Rayon Sport ni ekipe. Nk'uko bivuze rero ngo tumaze amezi abiri, aburaho iminsi nk'ine kugira ngo twuzuze amezi abiri muri izi nshingano. Twinjiye mu nshingano itariki 25 z'ukwa 11. Mu nshingano twari twahawe, ngira ngo twarabiganiriye ndaho ngaho kuri RBA, harimo ibintu by'ingenzi navuga nka bibiri. Byari ukubaka ekipe itanga ibyishimo ku bakunzi ba Rayon Sport, nk'igikorwa gikuru gihuza abantu, noneho tugakomeza tukubaka ubumwe bw'abareyo bagashyira hamwe mu kuba inyuma y'ibikorwa byabo. Icya kabiri byari ukubaka amategeko azayobora umuryango mu minsi iri imbere, agakuraho kugongana kw'inzego ndetse n'ibindi bibazo amategeko ubundi yagakwiye gukemura, ahubwo wenda bigaterwa nayo. Wenda mpereye ku cya mbere ku birebana no gutegura ekipe. Hari ekipe twasanze yari hari ikina ariko ikeneye kongererwa imbaraga kugira ngo tubashe kujya ku ruhando rw'ihangana ry'ibikombe muri iki gihugu cyacu. Muri ibi byumweru bibiri bishize rero ntabwo byagenze neza, kuko match ya mbere navuga yuko muri uyu mwaka kuba watangira tumaze gukina match 3. Match ya Muhanga twarayitsinze, dutsindwa na match ya APR na match ya Al Hilal, ariko abantu baratekereza cyane izi match ebyiri, match ya APR na Al Hilal. Navuga yuko kuri twebwe ni igipimo gikomeye cyane cy'uburyo tugomba kwitegura, kuko twahereye ku ma ekipe akomeye mu Rwanda, ariko noneho tunahura n'imwe mu ma ekipe akomeye muri Afurika, kuko wenda mpereye kuri APR ni ekipe ikomeye y'ubukombe muri iki gihugu, itwaye ibikombe byinshi, ifite ubushobozi yaba ubwa mikoro n'ubundi bushobozi mu miyoborere no mu mibereho yayo. Ni ekipe yari imaze igihe yitegura, ifite abakinnyi beza bakomeye, ihura natwe turimo kwiyubaka. Mwarabibonye yuko twari dufitemo abakinnyi batari bakeya, ariyo mukino wa mbere bakinnye muri shampiyona ndetse no muri Rayon Sport. Umuntu yavuga abakinnyi 6 muri 11, dufite umutoza utaramara ibyumweru 2 no mwungirije. Rwose umusaruro ntabwo mpamya neza yuko wari bungane n'ikipe imaze imyaka 3-5 itwara ibikombe bya shampiyona, yiyubaka umwaka ku wundi, yongeramo imbaraga, iziranye biri kuri uriya rwego. Umusaruro ntabwo mpamya neza yuko wari bujye hejuru y'iyo myiteguro bakoze, ko twe imyiteguro yacu ntiyari ihagije cyane. Gusa ni igipimo cyiza cyo kuvuga ngo umukeba wacu ahagaze ate, twe tugomba kwitegura gute kugira ngo natwe duhanganire ibikombe, kuko ni ekipe itwara ibikombe mu gihugu. Byatweretse rero yuko hari byinshi tugomba gukosora. Kuri match ya kabiri tuhita duhura na ekipe iri muri Champions League, murayibona. Al Hilal ni ekipe ikomeye mu mpande zose, yaba mu kibuga n'inyuma y'ikibuga. Ni ekipe yubatse kubera ko irimo irarwana ku rwego rwa Afurika, kandi atari mu gikombe gitoya, iri mu gikombe gikuriye ibindi muri ibi bikombe bihuza amaklub. Nayo idutsinda ibitego 4. Byanze bikunze nk'abatekinisien natwe nk'abayobozi tugenda tubonamo ibyuho, turimo kugerageza kugira ngo tuzibe cyangwa se twubake wenda muri izi match yaba y'uyu munsi niyo muri weekend n'izindi ziri imbere. Ibi gitaragenze neza muri ziriya match, nakwizeza abafana bacu yuko twarabibonye, turimo turabifixa. Wenda mwese muzi by'umupira, ariko by'umwihariko Rugaju njya nkurikira gusesenguza ibyo yasesengura neza. Ntabwo ushobora kuzana umukinnyi utaramara icyumweru
ngo ahita afitinga muri systeme n'umutoza acyubaka systeme, kubaka ekipe, kubaka icyo twita collectivité cyangwa se automatisme muri football. Ntabwo ari ibintu byikora, ni ibintu byubakwa igihe ugakora ugakosora. Gusa twebwe ibyago twagize nuko tudafite umwanya uhagije wo kubikosora. Ubundi ibi bintu bikorwa muri za mercato, aho abantu baba bafite match 5-6 mbere yo gutangira shampiyona. Ubu rero twebwe turimo turubaka, tunashaka ibikombe, tunashaka n'amanota. Ntabwo rero ari ibintu byoroshye, ariko nta icyizere abakunzi ba Rayon Sport yuko byanze bikunze ekipe nimara guhura imaze guhuza umukino, tuzatanga akazi yaba ku ma ekipe yadutsinze cyangwa manini mu gihugu n'andi ari mbese muri shampiyona muri rusange. Perezida Murenzi, ngira ngo uri mu nzibacyuho ya komite itararangije manda yayo kubera ibibazo by'ubwumvikane buke. Hari kimwe mu bintu abantu bashinja Rayon Sport mu buryo bw'imiyoborere kijyanye no ko mutubahiriza ihame rya continuité. Ngo niba Murenzi Abdallah aje agomba guhindura 100% ibyo wamubanjirije yakoze, bikagenda gutyo, ibyo bikaba ari byo bituma Rayon Sport itagira ireme. Ngira ngo icyo ngicyo banagishingiraho no mu byahabaye mukijya mu buyobozi. Gakwaya atangaza ko nta kipe mwasanze, muhindura skwa abakinnyi muguze bose mubakinisha match ziri crucial kandi barangije baranazitsindwa bikomeye cyane. Uvuga iki kuri iki kintu gishobora gutuma n'ubundi haba kwangirika k'ubumwe bw'abareyo, kuko nibwo mwagakwiriye kwa musigasira? Continuité mu miyoborere ngiye mpamya neza yuko muri Rayon Sport yagiye ibamo. Wenda muri iyi minsi yavuga ko nge nibuka yuko abaperezida bose bagiye babamo, umwe yahagaga ku n'undi ngo akomeze. Nuko nguko twagiye twese tujya mu nshingano. Wenda mu minsi ya vuba niho hatangiye kugaragaza kugongana wenda, ariko ahanini byaterwaga na structure n'uburyo inzego zubatse. Ariko ubundi mpamya neza yuko continuité, nubwo umuntu avamo ananiwe, birumvikana kwikorera Rayon Sport biraremereye. Wenda nanabigarukeho, ni ekipe amikoro yayo ni nejo mu gitondo nejo bundi. Ntabwo twebwe tugira umugisha wo kugira ingengo y'imari nini cyane, bitewe wenda n'imiterere ya Sport. Twe twishakamo ibisubizo, mu gihe wenda abandi wenda baba bafite ibyo bisubizo hafi, igisigaye ari ukubikoresha. Twebwe ni ukubyishakamo, tugashaka n'uburyo tubikoresha. Rero usanga hanini umuntu uvuye mu nshingano abananiwe ko aba yikoreye uwo muzigo igihe kinini, biba byaramushegeshe, yaba mu mikoro, byaramushegeshe no mu buzima busanzwe, uburyo umuntu ashurebye nabi yakuramo n'uburwayi. Niyo mpamvu ujya utyo ugasanga umuntu avuyemo asa nkaho yituye umutwaro, araruhutse. Ubundi biramutse ari ukuvuga ngo ni ibiryo bihiye buri wese agiye kugabura, biroroshye yuko wava muvuga ngo nta munaniro mfite ukazaba naho hafi. Ariko iyo wabyikoreye ukumva uburemere bwabyo, akenshi uvamo uvuga uti ndaruhutsaho kugira ngo wumve yuko wenda umusanzu wawe ukomeza. Gusa ibyo turimo kubaka ni ukugira ngo uwo muzigo ureke kuremerera umuntu umwe, abareyo twese tuwugiremo umusanzu, ku buryo umuntu atazajya aba muri Rayon Sport ari nkaho ari we wikoreye ibintu byose, ahubwo ari shared responsibilities. Noneho ku buryo continuity ikomeza. Ariko ibyo uvuga mu kibuga, mpamya neza yuko twese twifuza kugira ekipe nziza. Winjiye muri ekipe ugasanga harimo icyuho, ntabwo wareka kongeramo imbaraga ngo nuko ushaka kubungabunga continuity ni ukongerera imbaraga ahundi yarageze, noneho imbaraga zikiyongera. Niba tuvuze ngo twinjiye dusanze ekipe ifite abakinnyi 30, ushobora gusanga harimo abarimo aho ngaho ariko batatanze umusaruro wifuzaga. Kuba bagenda si ugusenya continuity. Ahantu hose isi nzima buri gihe umuntu ashaka ibyiza. Winjiyemo ugasanga uyu muntu umusaruro ekipe yari imutegerejeho ntabwo yayibonetse, umuha amahirwe yo kujya ahandi.
kimwe nuko winjiye ugasanga harimo ahantu hari icyuho kuba abantu batandatu bakwinjira muri ekipe nibaza yuko atari muri Rayon Sport gusa n'ahandi birahaba noneho kuba baza wenda bagatangira umukino ibyo bindi ni ibya tekinike ngewe nk'umuyobozi ntabwo nabimenya ariko bashobora no kuza bakawutangira ahubwo buriya nuko twagize ibyago tugatsinda iyo biza kuba amahirwe bakajyamo bagatsinda ubu abantu baba baririmba ibindi baba bavuga bati rwose abakinnyi mwazanye n'umutoza mwakoze neza ariko buri football ni umukino wa risk ni métier ya risk coaching wenda barugaju barabizi iyo ufashe icyemezo kikagenda neza barakiririmba iyo ufashe icyemezo kikagenda nabi barakigaya so mpamya neza ko kuba abantu baza bakinjira mu mukino ntabwo ari ugutakaza continuité ahubwo ni ukongera imbaraga kandi ibyo Jean Claude uvuze byo kuba abantu wenda baza bagatsindwa match ebyiri buriya facteur gutsindwa bituruka kuri facteur nyinshi ntabwo bituruka kuri facteur y'umukinnyi wagiyemo natanga umusaruro bishobora guterwa na opponent wawe witeguye neza bishobora guterwa na detaye imwe abantu batarebye ugasanga twe tubishyize ngo ku mubare w'abakinnyi hari izindi facteur nyinshi zabiteye derby buri iratsindwa ntikinwa umuntu araza muri derby akagutanga kwinjira mu mukino akagutsinda igitego kimwe cya kabiri ukaba wavuye mu mukino yagutsinda na 5 na 6 ndumva muri match nyinshi zijya zibaho za derby umuntu ashobora kugutanga kwinjira muri match niyo myiteguro warayikoze yewe atari na equipe nshyashya ariko ntibikondo so continuité ngira ngo nsabe abanyamakuru bacu tugiye dukora za analyse wenda zirenza aho ngaho turebe no kuvuga ngo continuité hari ibivugwa n'abantu ariko twe muri Rayon Sport yaba bagiye yaba bahari tujya inama turaganira yemwe yaba no mu bakinnyi bagenda n'abaza n'abasigara tugerageza kuhuza ibitekerezo tugaca umuvuno wanze dushakisha undi muvuno kandi mpamya neza yuko mu gihe kitari icyakure Rayon Sport dufite nanjye ndabashimira nka RBA n'indi tangazamakuru bose nanababwira ngo muduhe umusanzu wanyu muduhe akaboko kanyu mu kubaka Rayon Sport. Rayon Sport ni inkingi ya mwamba muri football y'igihugu cyacu mwarabibonye yuko iyo idahagaze neza ibintu ntibigenda neza ijwi ryanyu ryiza bitanga umusaruro mu kibuga no hanze y'ikibuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane uyu munsi mwiza. Arakoze cyane Murenzi Abdallah tuganirije byinshi ariko turi kumwe na Action College. Niryo shuri rya mbere ryigisha neza cyane mu Rwanda mu kwigisha ibijyanye n'indimi izaba Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igiswahili, Ikidage. Iri shuri rwose ni nta makemwa warisemo nta na rimwe yigeze twandikira tubwira ngo mwarambeshya ahubwo umuntu utarajya muri Action College yagakwiriye kubitekerezaho agafata icyemezo gikwiye. Naryo shuri ryigisha neza cyane bijyanye n'imyuga mekanike, ubukanishi, guteka aribyo culinariat, barista, gukora ikawa, kudoda, ibyerekeranye no gukora ubwiza bijyanye na salo byose. Hanyuma bazanye n'andi masomo kubera ko Action College igenda yunguka inaguka umunsi ku wundi y'ubwubatsi, gusudira, multimedia ndetse na software development kandi ibi byose babiguhana na certificate ya RTB usoje amasomo. Kandarible irahari, hanyuma permis na provisoire no gukora rimwe. Amashami ari hirya no hino mu gihugu. Nyaruka wiyandikishije muri Action College ugire intego z'uko uyu mwaka uzarangira ufite certificate wakuye muri Action College cyangwa ufite permis wakuye muri Action College. Ibyo byose rero bizakugira akamaro. Fata iyi nimero ya telefone uhamagare kugira ngo rwose uyandikishe none. Ni 0787 24 6 6 cyangwa 0788 60 375 Action College. Ya dufite ubutumwa bwa Banki Nkuru y'u Rwanda ifatanyije n'ishyirahamwe ry'ibigo by'ubwishingizi barakubwira ko ugomba gushinganisha ibyawe n'abawe kuko ufite ubwishingizi wowe n'umuryango wawe mu gihe muwe n'ibihe by'amage murishyurwa igihe umutungo wawe utikiriye mu nkongi n'ibindi byose. Icyo gihe rwose wamaze gushinganisha ibyawe urishyurwa nta kibazo na kimwe kirimo. Cyo usabwa rero nuko ugira
ubwishingizi Murenzi Abdallah atubwiye byinshi akuraho igihu ariko abantu bose ndabona bagaruka ku kintu cyitwa kw'igikombe kigishoboka cya shampiyona. nicyo yagarutseho cyane. Ntabwo Rayon Sport mu by'ukuri ntabwo irava ku gikombe cya shampiyona kubera ko fazare nayo ubwayo ntabwo irarangira. Birumvikana ntabwo wakura ikipe ku gikombe cya shampiyona igifite indi mikino 17 imbere kubera ko ibyayibayeho byaba no ku yindi kipe wenda igatsikira nayo bakayirindira. Ngira ngo byakumvikana nk'inzozi kubera ko nyine Rayon ihagaze nabi iri mu mwanya wa 9 ariko byashoboka. Donc biragoye ariko birashoboka. Niyo mpamvu nyine nka president ntabwo yavuga ngo ntabwo bishoboka. Ukindi Rayon Sport mu bikombe bitatu, iri mu cy'amahoro, iri mu gikombe cya Heroes Cup nacyo kizatangira ejo mu tariki 28. Rayon Sport iri muri shampiyona iri ku mwanya wa 9 ifite amanota 28. Al Hilal iyoboye urutonde rwa shampiyona afite 35 n'amanota 11. Birumvikana yuko Rayon Sport nyine president afite impamvu zo kubivuga gutyo. So igihari Rayon Sport irakina na El Merreikh uyu munsi saa 9. ni nayo nkuru nyine nyamukuru bari bagakwiriye kumenya. Ibyo president bindi yavugaga nyine ni Rayon Sport ni kwimera ibintu byayo. Iyo muvuze ngo biraba neza abantu bose bajya kuyireba. Iyo itsinzwe bose bavayo bagenda bagiye. Nyine ni wavuye imvugo ngo bagiye ubabare. Nyine bagenda ubabare. Uyu munsi El Merreikh ni mubasha kuba mwakwihagarara mukayitsinda. Wa gatandatu Muhanga ya Mukura i Muhanga ntihazabura kwasiteri nk'ebyiri ziyongera. Nimutsinda Mukura ntihazabura ko muri Peace Cup muzajya gukina na AS Kigali hiyongereyeho abandi bantu wenda 500. So ibyareyo nk'uko Murenzi yabivugaga bivugishwa resulta kandi ni mu kibuga. Ngo ibindi byose no gucagagurana n'umwiryane bigomba gushingira kuri resulta. Kubera ko ibyo tuvuga byose transfer wazikoze iri Rayon Sport bikaba biri inverse. Kaba yaraje karasa 2 APR rero ndi karasa 1. Ibyo kuvuga ngo wenda bakini mu kubagura habayemo injyawuro habayemo iki ibyo nta muntu wabitekereza kuko ibitego byaba byagiye mu izamu.